namwe mufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi, muzehe Rwasha arabafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya kandi zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, urukundo ntiruguhira kubera kandi uhora urengwa buri munsi, cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi, gana uyu musaza ukomoka akarwe k'abahinda gufashe. Hamagara 0780 45 42 66, ni 0780 45 42 66. Muzehe Rwasha, mugana gukongoreho karande kamiza miryango zakuzengereje. Ari imvugo bakoresha ngo mukade akwatira kumereye bango umukecuru agutegera ku biryo bye. Urabona ari ukuntu umukecuru agutuma kuvoma ukanga kwigira gukina cyangwa se kwigira mu bindi byawe, ntiyakwirukankana ntafite ubwo bushobozi bwo kukwiruka inyuma, ariko arababizi ko ibyo uri bujyemo byose uraza gusonza uze kumusaba ibiryo. Arakureka rero ukagenda ukikora ibyawe, ntiyakwirukankana ntiyarwana nawe, ariko arabizi ko nuza gusonza kubwira ati inkwi nagutumye ntarazibona nta biryo ubona, amazi nagutumye kuvoma ukanga kujyayo nintayabona ntutegereze ko nkugaburira, ubu uroburije kujya gushaka inkwi cyangwa se ukajya gushaka amazi ukabona kuza ukarya. Urumva rero abakinnyi ba Rayon Sport baravuga bati niho tugomba kugira gute, niho dutegeye komite, ntabwo dukina natwe bataduhaye ibyacu. Urumva rero mu by'ukuri uyu munsi uvuze ngo leta yadahemba amezi 2 miliyoni hafi 60, sibyo ra? Imishahara ya Rayon Sport nigera hafi miliyoni 30. Yes, miliyoni 60 se zava abaperezida b'amafani club ko ari bo ba nyiri Rayon Sport, ko ari bo bamutoye, agomba kubatumira akababwira ati dore uko situation imeze. None se muri sakasaka hari yahabari campaign iri kuvuga no mafani club ku buryo buri mwese uzajya wenda afite pledge fan club zakoze. Bon, urumva kare cyangwa tubitwarire hamwe nkunganire. Kuwa gatandatu hari inama y'abayobozi ba fan club, ariko kuwa gatanu hazaba habaye indi nama. Kuwa gatanu hazaba habaye indi nama kuko Rayon Sport muri gahunda zo kugira ngo itegure finali y'igikombe cy'amahoro kurusha ibindi. Ibyo ngibyo byo ntago nari mbizi ko abakinnyi bavuze ko batazakina umukino w'igikombe cy'amahoro, ahubwo icyo kino ko iyo nama izaba hari abantu bavuga ko bari hafi ya komite y'ikipe ya Rayon Sport bafitanye inama kuwa gatanu mu masaha nimugoroba mu Karumuna ku bw'ino mfite. Iyi ni inama izakusanyirizwamo ubushobozi bwo gukora rokare ko Rayon Sport bivuga ko ishaka kuzakora nka rokare y'icyumweru n'igice yitegura finali. Bafite abakinnyi bari hamwe bari kwitegura umukino wa nyuma. Hanyuma n'aba bakinnyi ngo ikizavamo aho ngaho bazabaze ngo twabonye iki nyuma bazahura na fan club bamaze gukora iyo nama, bababwire bati umwaka w'imikino wenda usa nkumeze gutya, byagenze gutya na gutya, ariko ahantu uzingiye ni kuri finali y'igikombe cy'amahoro bakeneye ubushobozi. Barategura rokare batarabona imishahara, nagira ngo ubwo bazahura barebe aho imishahara yava nabo abantu bari hafi ya komite. Ntago ari imishahara, bazahura bagiye gukora inama yo gushaka amafaranga ya rokare ni cyane. Aya ntibishoboka. Ikipe nirahembwa mwakora inama yo gushaka rokare? Ndumva umwuka mu buvuta. Oya shyira muri logique. Urumva bishoboka uko bimeze. Perezida yavuganye n'abakinnyi ababwira ahantu hazaturuka amafaranga bagomba guhembwa ko kumufatanyabikorwa amakuru nta no kubica ku ruhande. Bivuga ko umufatanyabikorwa wa Skol hari amafaranga yabemereye, ariko ari amafaranga agomba kuboneka ukwezi kwa gatanu kuri bugana ku mpera ku makuru mfite. Hanyuma bo bakavuga batariko n'abanyamuryango ni ikipe yabo, nibo bantu bafite ijambo rikomeye kuri equipe, nibo batora, nibo bakora ibintu byose, nibo bahagarara bare muri rusange. Abayobozi baza fan club bagomba kuza tugakora inama tukaganira tukavuga tuti ikintu gihari ni iki muri Rayon Sport igishoboka mwadusupportinga cyase mwasupportinga ikipe yanyu ni iki. Ariko iyo nama izaba habanje kuba iyo ngiyo nyine nkubwiza kuwa
saa 11 batari saa 12 z'umugoroba. Iyo ngiyo y'abo bantu basanzwe n'ubundi bavugana bya hafi kumenya ngo match zirategurwa gutya, prime ziravana mu buzima bwa buri munsi. So ubwo nimba icyo ngicyo ni ngombwa ko batumiza inama mu buryo buzwi, ntibakwihurira bisanzwe nk'uko bahura abo ngabo se. Impamvu ntabwo ari ukuvuga ngo ni uburyo buzwi, nuko njye mfite ayo makuru yuko iyo nama igomba kuba. Nuko mfite ayo makuru kuko inama yatumijwe nyine officiellement ni iyi kurumva bo bafite groupe n'undi basanzwe bahuriraho, ntabwo byasaba inama. Nese amafani club yo ntabwo babamo nabo siko bimeze, ko abayobozi baza ari groupe ya fan base, ari groupe ya fan base. Ariko nwango abo ngabo kubatumira bisaba nyine kubandikira ibaruwa nk'ingi officiel batumira mu nama, nk'inteko rusange rero kubyumva genda gusa nkabyo, kubera ko respo nta nteko rusange kigira ya nyayo ko twari tuyizi nyine inteko rusange ya fan club, kuko nubundi abayobozi bo mu fan club nibo batendinga inteko isanzwe, inteko rusange idasanzwe. Ariko cyane ikiri ku murongo w'ubwiza rusange idasanzwe ya Rayon, sizi impamvu muri kubyita ukundi. Oya bosiko babyise bariko muri realite biko bamugare nanjye numva ari inteko rusange idasanzwe wenda idasanzwe kuko niba ndetse inteko rusange sigizwe n'amafani club n'ubundi n'amafani club n'ubundi yeso se inteko rusange niba bari ni inteko rusange ariko ifite ikigamije ni isanzwe, ntabwo ari inteko rusange uvuga ngo azaberamo amatora cyangwa iki. ni none se nk'ubufirwa fight tumye abanyamuryango bose si yaba ari nk'inteko rusange hamugane. ariko nka kwa kundi ashobora kuba nk'ikintu wenda gishyigikirwa bakavuga bati n'urugero nka kwa kundi bajya bakora inama kuri video conference mu gihe cya covid, ntabwo byitwaga inteko rusange, ariko habaga habaye nka incident kuvuga ngo tujye kwiganira nk'abanyamuryango twese, ariko bitari inteko rusange, bapikingaga igice. Ubundi niyo nama abayitabira baratandukanye, si abantu bamwe, ni bamwe nyine byo. Ariko inteko rusange bwiba inteko rusange bitewe nuko bayise inteko rusange n'abo bantu bagomba kuyatendinga byose bihuye. Ariko kuri inshuro bashobora kuvuga ati wenda ni perezida wenyine ugomba guhura n'abayobozi b'amafani club pour wenda kuganira uko bitegura, ese tuzafana gute wenda ku mukino wa nyuma, ko dukeneye ubushobozi twabona dute. Ababyitabira barasa, ariko uko byitwa numva ko bitagombye kwita inteko rusange nkuko n'abatabyise inteko rusange. Iyo nama sizayibanziriza iyo iri intano ni y'abantu nyine n'ubundi basanzwe nk'abande se niba hari abo bamenyemo twumve niba fan club se. Oya aravuga hari indi nama, aravuga indi nama basanzwe bahura n'ubundi bapanga prime twayibona gute, byagenda gute basanzwe. Yes. Bafuraha yego nande wonse Albert bashantari abantu bose, ariko n'aba Prosper bajyaga bayatendinga kera, ariko n'ubu yatendinga da n'ubu ngo ritaya yatendinga bavuga ari kijyana se nabo. Oya se navuga ari kijyana, abandi navuga ko ari nk'abantu babaye hafi cyane ya komite n'abantu bagerageje bamukana kuba Sadati bande bose gutya ni group, ariko babita nk'inyeshyamba ry'intuzi. Ana ko hari ukuntu rero yashyizwe ku murongo, bayishyiraho uburyo bwo kubaho n'umurongo ntarengwa. Bamwe barawubahiriza, abandi hari abakomeje no kuba basirisimba aho ngaho batubahiriza gute. Nta muntu babujije kuguma hafi y'ikipe ya Rayon Sport, ahubwo bamubujije gushaka kujya mu buyobozi bwa Rayon Sport, niko mbitekereza. Nta muntu babujije gukomeza gufana ikipe ya Rayon Sport no kuyishyigikira, ahubwo bamubujije wenda gushaka kujya mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Kuko hari nk'umuntu nyine byumvikanaga neza ko byagorana kuba hadafata ibyemezo muri Rayon Sport. Ubwo niko babibona. Nanjye byo navuze, ariko abantu benshi basanga bayifata ukundi vuga ni se bari mu bayobozi ba Rayon Sport ko ari nabo bari bafite ubushobozi bwinshi. Ariko hari igihe umuntu biba bimeze gutyo mu buzima busanzwe, uri umuntu ukunda kuba ufata imyanzuro, wakubwiye ngo guma ahantu rero utayifata ukumva usa nk'usuzuguye. Ntimukavuga ibintu ko bitagenze, abantu bababwiye kujya ku ruhande, yewe n'urwego rwabo rwarishyiriweho n'abanyamuryango barukuraho, banababwira ko nta zina rigikenewe muri Rayon. Igikenewe muri Rayon ni abanyamuryango bose, bashyiraho n'amafaranga buri munyamuryango agomba gutanga 2,000. Nonese kandi abo batabagize, ariko ari ryari amafaranga atatanzwe muri fan club, ibindi byaba ubushake. Mwese ubundi ibindi byari itegeko, ibindi ubundi bwa mbere byari itegeko, ntibyari ubushake. Byari ubushake. Yes, stili nyine n'ubundi bwa mbere bwa ubushake. Ntabwo bari motivation y'iki
amafaranga yawe y'umuryango wawe ukayatanga gusa. Motivasiyo ari iki? Rayon Sport uyakeneye no se niba umuntu akora ko ari igisambo uramubwira ko uyibaga hanyuma ujye kumuha amafaranga. Wabivuze se ni Rayon Sport wayikundaga? Wabivuze ni Rayon Sport perezida wayo usubiremo disikuru ze.